Dadi nyine ndirimbo narayanditse sigaje kuyijyana muri studio nkayikora nanjye nka umusitari. Wose uransaba iki? Ni amafaranga. Okay. Ntacyo uze kumpa iyo ndirimbo mbanze nsoma amagambo yawe ndebe. Rega nubwo wenda nanjye nabimenyereye ariko hari igihe usoma ayo magambo arimo kumva wenda hari ubutumwa atanga harimo bya biterime by'ubungu numva ngo kurya umwana sinzi n'indi numvishije bisige bihanze nagiye ndimo ngenda mparitse ahantu cyo kwanumva umwana ukobwa mugenzi we ngo none umwana ngo ugiye gutanga umupuri nyoberwa ibyari umupuri kesko se niki? Dadi ntago ibyo nabyandika. Umupuri se niki? Dadi ngiye ntago mbizi imipuri. Imipuri sinzi utunjya numva ngo ni nzi ko ari ampuri ya radiyo. Ibindi ngo urayoka, kuyoka ni iki? Dadi kuyoka ni ukubona kureba ngo webana ngo ngiye kurya rege utuntu nk'utu ibintu nk'ibyo ntabwo mbizi. Ndashaka kugira ngo uze kuzana ndi mu banze ndi ariko sinkukure muri mood yawe. Yego ubundi nziza nzi ko uzayikunda kandi n'abantu nabo bazayumva bazayikunda. Wabibwiwe nyoko se? Mama wawe mubwira arabizi? Ntabwo ndabimubwira. Okay, ntacyo nibikundwa ariko nize kutazaba muri bandi bakenyera mu nsinsi z'ikibuno. Urumva? Ubwo uze kuza kumenya ndimbo yawe nyisome ndebe. Sawa. Aza kuyizana. Nta kibazo yirebe. Hano hese uvuye mu rugo? Mvuye mu rugo nyine ndakureba genda kubura. Ndamvuga ati reka ncangande uko duhura. Ntoki zashishutse. Mvuye gufura hari ahantu njya gufura. Sinakubwiye ko ari urugo rwo mu bakire nabonyemo nzaya njya gufuriramo. Niyo mpamvu mbona ufite umunaniro ukabije. Sha warushye pe. Barandundira. Cyo koza mananje. Haba umugabo uhora yigunze. Koza abanyehera ibifaranga. N'umugore waho uhora mu ngendo. Ewe. Reka ko utazi kwita ku mugabo. Ariko nanjye afite mubyara wanjye umeze nk'uwo mugore. Sinzi ngo yaraye aha, sinzi ngo yiriwa aha, sinzi ngo yasohokeye. Nuko ameze. Bagira ngo nuwo nguwo neza. Ariko uzi ko ingo z'iki gihe ari uko nyinshi zibayeho. Ndakubwiye ngo uwo mugabo niho njya gufurira. Iyo ntagiye gucuruza agataro ubundi niho njya kwifurira uko banyihera amafaranga. Ahera mu gitondo asinziriye akageza nimugoroba asinziriye sindabona aseka. Niba aseka numbaze abakire baragowe. Nyabusubwa agahinda karamwegetse. Njewe utaha ngirira ikijumba n'ibishyimbo mba nashinyitse. Reka babakene se nyine. Abakene buriya rero nubwo abantu bapinga abakene ariko buriya abakene babana neza. Nubwo nta mafaranga baba bafite ariko bagerageza kumvikana. Uziko bamena ibiryo hari igihe nyabu ndeba nkareba ukuntu bamena ibiryo bafite puberi y'ibiryo. Jewe nayo mafiriti wanje nge na neti tutabiheruka numva nabibisabira. Oya buriya ntibazagira ukubeshya rega. Urugo ni umugore. Buriya umugabo nyine se ko mva yabaye nyirangorwa waho ngaho ari ibibazo ari agahinda n'umubabaro nta kindi. Ibyo byakabaye bikontororwa n'umugore. Ariko kuko umugore afite nyine ntawe ko bigomba kumeneka. Ariko usibye yuko ako kantu ko kumena ibiryo uwo mugabo nawe abaye afite mu bwonko hazima ntago yakabaye amena ibiryo kuko hanze hari indushyi nyinshi zabuze ibiryo. Basi sabiguhaye nkuko uri kumufurira ibiryo akabiguhereza nawe ugataha ukabirya. Natabizi ari igikozi cyawe. Nago wakoze? Sha ntago nakoze uyu munsi. Ko wambaye neza. Aha. Wazamereye umwana twenda. Igose ko njya mbona neti wanjye ipantaro zamubera. Nese iyi myenda nambara ntago nayihanita ahubwo wenda
nazashaka ukuntu nazajya ku isoko tukajyana wenda nkareba ukuntu namushopingira ningaha ariko aho mushopingira nta kibazo. None se dusubirane mu rugo cyangwa uragiye? Nzagaruka wenda nzagaruka muri kiriya cyumweru ntabwo nasubira inyuma. Ubu byarangiye hari umuntu nari maze guhamagara mubwira ko tugiye kubonana. Hari ikibazo se ngiye? Nta kibazo. Ubwa neti harya busanze neti wanjye adahari? Nawe uhari bura wabona yagiye kwikinira n'abandi bana. Yagiye kuvoma. Ariko se ubuzima nzabushobora koko? Umugore yikore asiga umugabo ngo arasohotse nta kumuteguza. Yesu yabaye amahoro. Yesu ari kumwe nande mana yanjye. Aha, nakundi reka mutegereze wenda araza. Ntabwo wakinze. Ndekura. Wandetse nkagenda. Ubundi ko nanuze banzane. Mume irindi cupa. Munjyane mu mazi. Mume kandi gacupa. Muri ime. Bisaba. Ninde mereze irindi cupa. Jya nunzanira irindi cupa. Ukoze cyane. Yego boss. Ntabuje kwageze mu rugo. Mu rugo suriya mugabo w'ikigoryi utazi kwita ku rugo rwe. Mubwira mereza agacupa nawe. Nyine bwo cyarimo araganira n'abantu nyine mbona aje yabaye gute bakamuzana imigeze mu rugo. Nami icupa uwo mugabo niba ari umugabo ko. Imodoka muri parking. Sawa. Niba ubona umugabo namereze. Samura muke. Nama ko gacupa niba ari umugabo. Mvuge mamutse. Abo batagira ubwenge gusa. Abagabo ubu nanjye se ubu mfite umugabo utagura. Uyu ninde? Ubu nanjye najya mu mubare w'abafite abagabo. Sako natumye icupa bakaba batarinzanira. Akawayini gakonje. Mama Chris. Haguruka. Munzanire mutebuka ndumva inyota imereye nabi. Haguruka njye wige icupa ryawe. Haguruka. Tugende umicupa. Mugira vuba. Buretse tone itu ni nk'amakuru afatika noneho. Umvase buretse. Umvase reka ejo nkugende rero. Mabuje ati aro bisaba ati va untwara. Mba nanjye fashe imodoka. Urukumva? Buretse nyine betse nkubwira. Mbafashe imodoka ubwo mba ndakugendeye. No ku gipangu mba ndaparitse. Mabuje agiye imodoka. Turagiye. Umva samwe arazituritse. Inzoga nyine muri hoteli. Nabandi bagore bagenzi umfasha. Haraho ndetse asangira nawe nabagore. Ubundi ntugeze gutaha se hubwo. Mabuja kugenda biranga. Ngenda nikoreye mabuja ndamwikorera kugira mu rugo rero. Kugera mu rugo noneho. Yo
sanga boss yabaye imbogo. Urumva boss arambonye nje muteruye nje mukikiye cyamabuye kinjyanye mu gatuza ndagenda mwiyegamitso mwikiza mu ntebe ngiye kurambara boss arandebye ariko nanjye rwa buranyica yo ntekereza ukuntu ndebye sinkubeshya boss ni umuntu mubi cyane ngenda muteruye yasinze adashobora no kugenda mva samwirira ye namugejeje nanjye bwanye ndavuga nti muka byamwe aramugenza gute ariko sindamye uko byagenze niba yamwishe nuko bro wakigubazo n'iki turongeye turahuye rero mbwira ikintu magarikiye mani ndimo kwihuta meze neza shambwira bimeze neza so ntabwo uri kubibona mama yarantumye mvuye guhaha mbwira ikintu nshakira nigende aragamba nyeneye no kuvugana nawe banyeneye no kuganira nawe kandi uranzi se uranzi buriya bikunze tugomba kumenyana sibyo mbwira rero ikintu mamagariye nigendere se ko iri kwishima mani kuri kunywaraho cyane nk'aho tuziranye ariko kugukoraho hari ikintu bigutwaye kanigende mva se ngaho basi na telefone ufite nese wagushakira kubona anshakira ikintu cyihutirwa nyine cya danje namuha nimero ya mama akazajya amuhamagara mama akaduhuza meri wawe ariko uwo muntu akaba atari wowe ahubwo se aho kugira ujye ukoresha ya meri yawe wagushakira telefone unshakira telefone wowe kiyo mu ruhe rwego nk'umuntu ngomba gukenera unshakira iki birunguka nyine harimo amafaranga harimo amafaranga urukundo kuganira akantu k'amafaranga tugatinda nimba harimo amafaranga nitwongera guhura ukambwira ikintu nshakira kirimo amafaranga nzaguha nimero ya mama hanyuma nyine uhite ugira uhite uyifata uzajya ari ubibaza ibintu byose ni mama babibaza mama yabinyemerera akaba ari ubimbwira ko gushakira telefone ntabwo byemera kandi ngende ndikona ibintu gushakira telefone ntabwo byemera abantu bikije twara abamenye mama yarabambwiye nawe ufite inkuru mbaho kutashye kare wetse nkuza kunyuguza n'amasafuriya nakwerekeza oya sha boss wawe na mabuja batansanga hano baka ntubiza amahane bajye mani rero we ntabwo bizi mfasha ubwo ari wowe ugiye kumbwira izindi nkuru nshyashya mani ziza niza nari nibagiwe ariko mbe ngo zirashyushye hahandi kuryo utabyumva kagira inkuru byagenze bitana n'uyu munsi mana yanjye mbaza ngo nizi uzi ko zigura se urazigura akantu ko kuzigura kariko kabisa buriya ahubwo akantu kareke kukwihutisha niko kanshangaga oya sha batansanga hano urabizi oya naho byo kugusanga hano nabyo uragenda nk'ubwizo uko njye ahantu bagenda hazi gutya neza n'igihe bazira ndakizi ntago bari bitebuka wapi ahubwo wowe rindira igira hano hino kana kugumaho ngagumaho nda n'amasafuriya sha nawe wozije gutinze usenye ya masaha ndabisoje nukuvuga ngo uzi inkuru mfite shaka nyine zane ikibazo ariko nyine nako ni ngomba kuzikubwira kuko niwe inshuti yanjye mfite sha wigomwa ukava niwanyu ukaza ukanansura sha nyine nawe bazuze ukuntu ngukunda buriya bwije ntakubonye mba numva afite ikibazo niyo mpamvu nyine ubona reka nkubwire ahangaha muri uru rugo ubu ngubu hasigaye hashya nukuvuga ngo suzi wa mushoferi wacu ndamuzi nimerutse kujya kwihahira ejo bundi ku nzira nyine yandi itambika hari ahirya twigeze guhurira ugiye guhura nawe mushera waravye tambwiye ari nijoro igihe nyine wari wibese kugira ngo nyine ngo ndaje ngo nibakubaza ngo ko naje iwanyu kutira ndavyibuka ahubwo gukomeza ubwirizo muri nuko rero ndi kwigendera gutya mbone wa mushoferi wacu ahagaze kuri telefone mani nyine mpagarare mvuga ati se umuntu ntabwo rero mubonye neza yari kumwe n'icyana oya rindira wumve yari ari wenyine ari kuri telefone ndavuga ati se noneho umushoferi asigaye atereta umuntu wahe ku byo ateretera mu nzira ndahagarara nyine ndumva avuga ngiye kumva numva ari telefone ari kuvuga ngo mabuje ejo bundi mabuja wawe mabuja wanjye
umva ngo yarasinze handi atabashaga no guhagara handi rete umva ngo ari kugenda ugavuga ngo boss ntago ari umugabo n'iki oya nose mabuja wajya sinda sinda ari umumama witonda mani wabyumvisha ibyo ndi kukubwira ibaze ko nabyumvisha kandi bivuze umwanya munini yarasinze ahandi ku rwego yaniyandaritse oya ntago nusura uriya mumama witonda kuriya uziko mu muhanda atajya avuga abantu bajya banamwibazaho Jose wagere ku butesi ngo maze byarabaye kandi uriya mushoferi urabisiko namwe mwiza ntago yamubeshyera ngenda bizi neza ntabwo uzi umushoferi uriya cyari cyamusabye amafaranga yakimye niyo mpamvu cyagiye kikamusebya ntago ubizi ntago yamwima amafaranga uriya yarabikoze kandi noneho boss wacu nawe maze iminsi mbona ameze nk'umuntu utishimye urumva nyine ntago byawe yabaye sinabimenye ntago ajya apfa kuvuga kumva iwanyu ari imiserero ese ubundi kutajya uhindura imyenda shabyore njyewe rero buriya ubwo utwo dusire wambara nk'abanyacyaro pe shamani uko yanjye naringiye kujya kwidodesha mu kanya nyine ko ayisuza ahubwo wambwiye kano gapantaro kawe wakaguriye byibura nanjye nzakagure ngiye kujya iwacu ese mabuja akankunda mabuja aragenda mu isoko akanshokingira ariko wowe siko nta na rimwe ndabona wahinduye uzi ko mabuja uyu mupira wo mu mayisoro wa 2019 ngo yambaraga akambwira ngo njye nkwambara ngutekane hano mu rugo none se nta myenda yakuye iwanyu shaka kabije pe nese bura izira London ubu ngubu nizo uzi ukuntu zihita zicika mwari amafaranga baguhemba ku icyo utagura mu twenda ayo makuru rero ubu ngubu niyo nari nkufitiye kandi nayo makuru ni ingenzi kuko bura twanabishatse wari bizi ko twayagurisha se oya hehe ibaze nyine amakuru mbanzi nyine nawe ukayamenya gusa nyine reka nkwerekeze ako nyine bigira ibanga nubwo oya ntabwo nakuva mu somo n'umuntu ubibwira babizi ko turi